10 phrases for asking for information. Interuro 10 zo kubaza amakuru cyangwa gusaba guhabwa amakuru. Can you tell me? Ushobora kumbwira, ubwo uzashyiraho ibyo ushaka ko bakubwira. Could you tell me? Mushobora kumbwira, ugashyiraho amakuru ushaka. I'd like to know. Ndashaka kumenya, ugashyiraho ibyo ushaka kumenya. Do you know? Waba uzi, ugashyiraho ibyo ushaka kumenya. Do you have any idea? Hari igitekerezo se ufite? Ugashyiraho icyo gitekerezo icyo ari cyo. Could anyone tell me? Hari uwambwira? Use this phrase when asking a group of people. Uzakoresha iyi nteruro uri kubaza itsinda ry'abantu. Would you happen to know? Ese byabaho kumenya? I don't suppose you would know. Sinumva ko wakamenye. I was wondering. Nibazaga. I'm calling to find out. Nari mbahamagaye kugira ngo menye. Use this phrase on the telephone. Jya ukoresha iyi nteruro uvuga kuri telefone. Use number 4, 5. Use number 4, 5, 7, and 8 when you're not sure if the other person has the information. Interuro ya 4, 5, 7 n'umunani ubikoreshe igihe utazi neza niba undi muntu hari amakuru afite. Thank you. Don't forget to hit the subscribe button. Thank you.